uyu munsi ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Umunsi nagize amahirwe yo kuba ntembera ngenda ndeba ibibazo bitandukanye nirebera biriya se nawe ni Korodinara. Waramutse Korodine? Ego mwaramutse. Ndakubona utembera harya amaye ndabona wambaye neza rwose wikoze uyu munsi ugiye mu misa? Yewe ntabwo ngiye mu misa ahubwo nari ndiho ntembera ndeba rwose kuntu ibintu bimeze ariko ndimo ndabona bimeze neza kuko icyaro ndumva maze kukibagirwamo. Narinzi kuri kavukire w'i Kigali none se ntago narinzi kuvuka hano hepfo cy'imicanga none burya nta uvukaga nahise burya. Burya ngewe ntiruka Nyamasheke burya se wambona ukagira ngo ndi umutawuneri reka data ntiruka Nyamasheke. Wikoze wenda ku munyamugi pe. Nanjye rero buriya mvuka mu Ngororero ariko se reka nkubaze akabazo kamwe. Ubona wowe Korodine uvuka arya ni Nyamasheke? Niho ababyeyi bavuka niho ababyeyi bawe bombi bavuka? Oya papa akomoka i Kigali ariko nyine mama akomoka Nyamasheke ariko ubundi biberaga Nyamasheke. Reka twigane kuri aka kantu ntawe umbwire njya kubona ukabona abantu baje mu mujyi kandi baje mu mujyi rimwe barahinduka ubundi bamwe bakananirwa. Wowe ubona ikintu gituma abantu dukunda kuva yenda twe twihereho ngiye ikintu cyatumye mva mu Rwanda rero ngo setse urakizi? Oya ntacyo nzi. Yewe wacu bajyaga twari tworoye inka ubwo urumva kuragira iki none nabona umuntu avuye i Kigali akaza yambaye agapantaro keza akareba umugenzi akabona gute nkumva ni ikibazo. Ubundi noneho hari umuntu duturanye wari umukire twajye tugasanga batetse ifiriti ni n'umuceri ntabirya nkumva biraryoshye bakambwira ngo nawe ngo nuko ngo yabanje kuza i Kigali ngo abona amafaranga ngo araza ngo atura mu cyaro ngo arakira. Nkabona numva nshaka kuza i Kigali rimwe rero sinzi ukuntu nabonye akarifuti kuntu za modoka zitwara amakara zari zaje iwacu mu Ngororero ndapanda mpita ngera mu mujyi wa Kigali. Ngeze mu mujyi wa Kigali nihura n'umujya neza ndamukorera anjyana mu ishuri anyigisha imyuga nyiga n'ibintu bitandukanye no kwiga n'amashuri ubundi umunyamakuru nyine waruta nko kubyumva. Niyo mpamvu nyine numva nageze i Kigali. None se nawe se ni gutyo byakugendekeye? Aha mwebwe wewe ndumva ahubwo mwari n'abakire uzi ko ngiye buriya iwacu wa Nyamasheke uzi ukuntu hateye buriya ahubwo no kuba twebwe twakuze tubona nta nkweto tubona ibiryo bikaranze reka da nanjye nagiye kumenya ibiryo bikaranze ariko bibonanye umuntu ngo yaturutse i Kigali nagenda nkabona yasizemo amavuta arakaranga yashyiramo igitunguru amamesa wayo ubwo yagirishaga n'amavuta y'ubuto twebwe rwose barafataga ukanabijandikamo no mu biryo ubwo wakaranze ubwo n'inkweto nta nkweto ukarangiza nko kwiga primaire mu wa gatandatu nta nkweto ugira. Uri wambaraga inkweto ku ishuri baranagukubitaga kugira kubera ko warakazaga abandi bara twifuza inkweto. Ubwo rero wabona umuntu azambaye akakubwira ati twebwe i Kigali ugiyeyo ntabwo umuntu akandagira hasi. Nanjye ngira inyota yo kugira ngo nanjye nzi Kigali. Ubwo umwana umwe arambwira ati ngwino uze kunsura yari umuntu umwana wa marene wanje agira Imana ashaka umugabo w'i Kigali ubwo arambwira ati uzaze kunsura. Mpageze rero ubwo nahagiriye umugisha ubwo arambwira ati wakwishyira mu ishuri ukigira. Ubwo nabashije kwiga nanjye ubwo igisirimu kiba kiraje nibwo nanjye narangije amashuri rero niyo mpamvu wumva ndi umunyamakuru ngo kuko nagize Imana nanjye nkava mu cyaro. Ariko rero hari ikintu kiri kunyobera ntibaza ubu ngubu kubungu urebye uziko urabona cya gipangu cya haruguru cyuramukire buriya nabavukiye ngo ngo ni mu cyaro ngo cyaherera abandi wabimenya se buriya aba bari abayobozi ubona bose buriya bavuka mu cyaro. None uhajya kure ibitaro bikomeye biba mu cyaro nako biba mu mujyi za CHK Faisal Kanombe buriya wowe ubona ari ikihe kintu gituma abantu ubona ari urubyiruko umukecuru ugeze i Kigali yaraye kuri matera ntashaka gusubira mu cyaro abona amatara yaka? Ubona wowe ariye mpamvu ubona abantu bakomeza baza mu mujyi baza buriya impamvu baza baba bahunze ubukene bahunze bamwe no kuba barangiza nayo mashuri ufitiye udufaranga kugira ngo
bakaba yararihiriye n'abo abana barashomera buriya ntibagira n'uwo bitaho ngo abahe akazi, abandi bakahunga ubukene bw'iwabo kubera ko baburara babwirirwa nk'ubwo bwacu, abandi nabo bagahunga amarondo. Uriya mu cyaro hatandukanye no mu mujyi, amarondo barabaraza amarondo. Uko utazi umuganda wa buri cyumweru ahubwo n'umuganda, iyo umuntu atagiye mu muganda usanga bamuhana. Abandi bagahunga za mitiweri mu cyaro iyo ugiye ku isoko, aho kugira ngo barebe indangamuntu usanga bareba mitiweri, ubwo bakagufata. Ubwo iyo utafite mitiweri bakagenda bakagurisha n'agatungo kawe bakagateza, kandi ubwo ngubwo wenda mitiweri ni 3 ugasanga itungo ryawe rigurwa wenda nk'ibihumbi nk'ijana cyangwa 200 riragiye. Mbese bahunga byinshi bitandukanye rwose. None se giye kubaza kandi kabazo wihangane, nubwo wenda ndi gugukereza wari wigiriye, ni wari ugiye kureba bashere wawe simbizi, ndabona rwose wikozeho n'agashakoshe n'iki. None se ubone bageze mu mujyi birakemuka, bibona ute? Rwose iyo umuntu yageze mu mujyi birakemuka, ariko rero ntabwo si cyane. Dore na pandagare naho mu mujyi zarahageze. Ahubwo sinzi ukuntu tuzabigenza. Uriya baramutwara, urase baramutwara iki? Nyine naho ngo rwose barabatwara. Uriya ari kwirukanka n'aho twenda mu ntoki. Nabo barategetse nyine ngo bagura amamodoka nk'imirenge igura amamodoka. Uriya twenda bari kumuziza iki aramufashe. Yaramufashe uri kumureba? Ndi kumureba rwose. Baramutakeda nk'abanyamakuru rwose. Bamuhari 3. Bose bamujugunye mu modoka da. Dore n'undi baramufasha ahubwo. Dore n'undi baramufashe aho ise n'ibiki, ariko rero byihorere rwose. Kandi bavuye mu cyaro. Bavuye mu cyaro, ariko kino kibazo twabuze ubuki uzakidurangiriza rwose, uzatabara abanyarwanda. Ahubwo gusa tuzabaza perezida wa RUDA uko bizagenda, ndabona bikomeye. Ahubwo hari ikindi nanone reba hano haruguru, nubwo ureba hashaje hano Kimironko, hano hahoze gereza. Ubwo nabavuye mu cyaro, ubwo bari bahafungiye benshi ubwo. Boya ntabwo ari nabo munyacyaro, abanyacyaro gusa bahafungiye. Nabi Kigali upfa guhagararaho gatoya bakagufata bakagufunga. Ahubwo sinzi nimba ari imirengwe yateye kino gihugu cyacu, sinzi rwose, kuko ntago barobanura, barafunga rwose batitaye ku. Ahubwo akiri numvise ngo uri umukene ngo uri umunyamwandara. Ngo uri umunyamwanda ngo urasebya ngo uteza n'umutekano mukeya, ngo urabasebya, ngo bayobozi bavuye mu mahanga ngo baje kureba n'igihugu cy'u Rwanda bakabona n'abantu baba bakeneye, ngo hariho bafata batambaye n'inkweto bakabafunga cyangwa bambaye n'ikamba mbiri. Ibyo byose nta karengane nyine, natwe nanjye njya mbireba nyine nk'umunyamakuru nk'ubu. Urasi barafinda barabaterane bari abantu buriya, reba neza umbwire ko ari we. Ako si ko ari barafinda. Ewe muhamagare twihute ntawe hamagara umuyobozi. Utazakora amabara. Ntawe hamagara, ahubwo uragenda ukamwegera ukamubwira uti hanyakubahwa twagira ngo tubibarize. Ubwo reka ngende nzigane muri aba bantu mubaze icyo kibazo, mubaze we uko muri umujyi abona bimeze, impamvu abantu bava mu cyaro baza mu mujyi, kandi bagera mu mujyi nabwo bakabonabona bagafungwa, bamwe bagapfa, bamwe bakaburirwa irengero, abandi ababyeyi babo bagaruka za mujyi akareba uko byagenze. Icyo kibazo rero nka perezida wa RUDA kizamahirwe kugeraho, nagira ngo udufashe udusobanurire imibereho y'abantu. Ese RUDA twamaze kumenya ko mufite byinshi mugiye kuzakora muhindura imibereho y'abantu, kandi RUDA koko ko ari ishyaka ry'uburyohe. Muri za mpamvu nziza magana bitwagiye tubonamo impamvu zo kurengera abantu, nyuma tukabonamo impamvu zo kuvanaho imisoro. Ese ku mijyi ho minini igaragaraho ubucucike bwinshi bw'abantu bava mu cyaro, nk'uko twabigane na mugenzi wanjye Korodina ndetse n'abandi bantu bagiye babigarukaho batandukanye. Nka perezida wa RUDA tugusanze hano Kimironko wahatembereye, tuhagira ngo rwose umara amatsiko ku bantu rero buzi Kimironko n'ahandi hose hatandukanye, ibyiringiro wabaha uburyo ki birabyaro twagiye tuvamo bitandukanye bishobora kuba uko bizagenda, situzi amaherezo yabyo. Murakoze cyane rwose. Mwari mwahuye kare n'umunyamakuru Korodina wacu? Twari duhuye nawe, aratembereye muri quartier, arabagiye gusura. Oya ntabwo ari ugusura, namuhaye ubutumwa, hari perereza yagiyemo hariya
kureba hari ibikorwa byari birimo gukorwa hariya bakingisha abantu amaduka ngo bajye mu nama z'imiganda zitandukanye, kandi iyo miganda ni ukuvuga n'inama runaka ziturumbutse zagiturumbuka, ugasanga izo nama nazo zirakenesha abantu. Ibyo ntabwo ari byo, hato na hato bakabafungisha kandi batari bubagabanyiriza amapatanti. Ibi byose biri mu bintu byongerera ubukene. Rero iyindi mpamvu ni ukugenda ndebere bariya abana bose azenguruke za Kimicyanga, Kimihurura, agende za Nyabugogo, Nyamirambo, Remera hariya za Kabeza, ajye Kicukiro santire, agere na Gahanga hariya, hanyuma ataruke agere Kabuga, navaho ahite akomeza agere hariya Gasogi no ku Murindi, ahamanukire arebe na hariya hari gereza. Ziriya gereza kubera iki ziri mu gishanga zifungiyemo abantu? Kuki bafunze amazu y'abantu ku Murindi ngo ari mu manegeka? Kuki ziriya gereza zo ziri mu manegeka kandi zifungiyemo abantu bafite ubuzima? Kuki zo zasigayemo? Ubwo umwuzure uvutse nijoro ntiwahitana ziriya mfungwa z'Abanyarwanda zose, ugasanga abantu bose bapfiriyemo n'abasirikare bacu iyo manegeka yose. Rero bako Claudine agomba gukora iperereza kuri ibyo byose, akagera no muri ayo magereza yose, Kimironko, akareba hose uko bimeze ayo magereza mizate yari yavuye no muri ya yindi Sadies Neftarant ya Nyarugenge, nabyo yamaze kumenya hose uko bimeze. Bityo rero Claudine ari mu kazi gakomeye cyane gakaze. Noneho mwahubwo kumwe ko tuhuriye hano, mwe muvuye hehe? Mugiye kuyihe misiyo? Mu gitabo hariya sinkibuka gahunda zawe zimeze zite? Birumvikana nk'uko na Claudine nawe ntago yabimbwiye bitewe n'akazi dukora kaba gatandukanye. Ngewe hari amahugurwa turimo, ndetse amahugurwa arabayobowe n'uwungirije muri RUDA, Vice Perezida wa RUDA, akaba ari umudamu, muramuzi abaruda mwese, niwe ugiye kuba ayoboye amahugurwa. Amahugurwa azamara iminsi 3, ni amahugurwa ajyanye mu buryo abaruda cyane nk'abanyamakuru, araba yiganjemo abanyamakuru n'abandi bantu batandukanye, n'abandi bantu baturutse mu bihugu bitandukanye, n'ugiye kuba abayayoboye. Hanyuma ayo mahugurwa zibanda cyane kwigisha imyifatire y'umuruda, uko agomba kwitwara, uko agomba kuvuga. N'ibyo hanini cyane byiganje muri ayo mahugurwa. N'ibindi ibyo nibyo nashoboye gukurikirana kuri Twitter nasomyeho, ibindi byo ntago biracyari ibanga n'ibyo abayobozi bari butwigisha. Murakoze cyane. Ntabwo ari ibanga rikomeye kuko abaruda ntibagira amabanga muri bo y'umwihariko, kuko umuruda anganya n'undi uburenganzira, umuruda anganya n'undi kumenya makuru aya nariya, ido nido ry'ayo makuru, imvo n'imvano yayo. Bityo rero ni muri uru rwego ni Vice Perezida, kandi ni ubwa mbere igihugu cyungutse Vice Perezida w'umudamu. Rwose niwe uhagarariye intara y'Amajyepfo. Kubw'iyo mpamvu rero twari uranyibukije, afite gahunda yo gukoresha amahugurwa iminsi 3 koko. Nanjye ngiye ku mipaka yose nzenguruke, hari abantu ngiye kwigisha ku mipaka no kureba abandi noherezeyo mbere akazi aho bakagejeje. Noneho Vice Perezida wa RUDA mu ntara y'Amajyepfo amaze gushyiraho gahunda. Ni ubwa mbere igihugu cyungutse Vice Perezida w'umudamu. Nk'abandi perezida nyaperezida, perezida wa RUDA Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza w'amahoro mu Rwanda, East Africa na Africa hose no ku isi hose. The RUDA President of United States of Africa too. Bityo rero Vice Perezida ibimugenza ni uko amahugurwa umurongo w'ibyigwa muri iyo nama y'abatumiwe batandukanye. Ubwo ngira ngo wenda namwe abanyamakuru muraba murimo.
kugira ngo mutangaze izo nkuru neza ku muvuduko kandi bigiye amakuru yasakare mu baruda haba imbere mu gihugu haba no ku rwego mpuzamahanga hose muzihutisha ayo makuru abagereho kuri kode zabo. Bimwe muri ibyo byigwa no kwiga ku bintu bita RAM, Rural Urban Migrations, no kureba impamvu twakwita iya mbere pooling factors bringing citizens to towns, pooling factors and capital city of Kigali. Ni impamvu za rukuruzi zikurura abaturage kuva hirya no hino mu ntara zitandukanye mu turere dutandukanye, zibakurura zibakwega zibazana mu mujyi mukuru w'u Rwanda, mu murwa Kigali no muri iyi mijyi yose igize umurwa Kigali. Ubwo ni ukuvuga no turere tugize umujyi wa Kigali, ubwo ni akarere ka Kicukiro, akarere ka Nyarugenge n'akarere ka Gasabo. Kubera iki abaturage benshi bakunda kuza kuhatura baturutse mu mpande n'impande z'uturere twose tugize igihugu 30, ugasanga ubwiganze bw'abantu batuye cyane batutse cyane, kandi uko bwiza uko bukeye niko abantu barushirizaho kuza. Izo mpamvu zibitera ni izihe? Noneho hari impamvu ziba hano mu mujyi zikurura abaturage baturuka iyo, bazita pooling factors, zibazana zikurura, ntizikurura bo mu byaro gusa, zikurura nabo mu mahanga, n'abanyamahanga ndetse zirabakurura. Ni pooling factors, impamvu za rukuruzi zikurura abanyarwanda bose n'abanyarwandakazi ndetse n'abana babo, baruda n'abarudakazi. Ibyo barabizi, n'uturuda duto tutarafatiranga mu turimo kugenda tubivanyuriramo, kandi ubukiza ubutumwa kubera bwohereza ku makode yabo bo barabimenya, none ntibategimuka gutyo, ku buryo bari kudufasha kwigisha abantu babe bagumye mu byaro. Iterambere tugiye kuri hashira, tugiye kuri haganisha, none turiboneze mu byaro. None abandi bo bibanda ku imboneza rubyaro, twe tugiye kuboneza twerekeza iterambere mu byaro. Noneho nicyo twe tugiye gusimbuza imboneza rubyaro mu bantu, aho kugira ngo tuboneze abantu tugiye noneho guteza imbere iterambere mu byaro. Tujyane icyo bita pooling factors mu byaro. Izo mpamvu nituzijyana mu byaro zari mu mujyi hano, zari mu mujyi wa Kigali, zipuringa zikurura abantu bava mu mpande zose baza mu mujyi. None tugiye kuzijyana mu byaro, none zitangire zikurura ababari baraje mu mujyi, none bagaruke he mu turere twose 30 mu byaro bagiye bakomokamo, ariko nta pandagari, nta kubafata ku ngufu ngo bakura mu murwa wabo. Kubera iki? Ahubwo we suzuma neza icyatumye bati wabo bakomoka bakaza mu mujyi wa Kigali muri utu turere dutatu twasobanuye haruguru hariya tugize umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali. None ibyo bikorwa bibakurura biri hano muri utu turere tutatu, tugende tubijyane muri ibyo byaro hose aho bakomoka. Iryo terambere niturihageza, noneho rizahagarika ba bandi bazaga mu mujyi cyangwa bari buze, none bigumireyo babone ibyo bari buze bagana bashaka mu mujyi hano muri utu turere tugize umujyi wa Kigali. None ibyo bikorwa remezo tugiye kubyubaka mu byaro. Icyo kiruta kure kubafata ubapakira pandagari ujya kubafunga. Ngira ngo hirya no hino aho munyura musanga abantu babafata mu gihugu hose no mu mijyi, usibye no mu mujyi wa Kigali. Niyo wajya Nyagatare wasanga hariyo pandagari ifata abantu bibereye mu mujyi wa Nyagatare. No muri Ruhengeri pandagari ni wayihabura. Kubera iki? Ubwo se ikibazo ni Kigali gusa pandagari irebaho, cyangwa pandagari iri hose mu gihugu? Icyo ni ikindi. None turebe n'izindi mpamvu bita pushing factors, impamvu ziri mu cyaro zisunika abantu bose, zasunikaga abantu zibibasira zibirukana mu byaro, none bakabona ubuhungiro mu mujyi.
izo mpamvu pushing factors ziri mu byaro zisunika abantu bahunga bava mu mujyi, izo nizo wa munyamakuru we w'umuruda waruda tugiye kuganiraho, tuzirambure, tuzidomagureho, tuzivuge. Noneho ngira ngo namwe mwabonye ko abaturage bagenda babafata mu mijyi hose. Nimba mbesha mpinyuze hano kuri radio ya Ruda, nimba mu tundi turere mu mijyi nshaka kuvuga y'utwo turere ko hatabayo pandagari kwibi Kigali gusa. Pandagari iba hose, nubwo yenda ho yenda udasanga zino modoka za patrouille zihari ko bagutwara n'amaboko bakakujyana ku du centre twa polisi tuba duhari. Ariko wareba n'impamvu itumye umuntu amujyana kuri ako ga station ka polisi kaba gahari, akenshi usanga ari impamvu ubona itakutumye umuntu afatwa ngo ajyanirwe. Kuko niba wabuze mituweli ntago hakagombye kubifungirwa, niba utakoze utaraye irondo nabyo yenda twagiye tubibona mu biganiro bitandukanye ko Ruda nta musivili ugomba kurara irondo, umutekano uzashingwa n'abawushinzwe. Ibyo twamaze kubisobanukirwa neza. Ariko wareba ngo ntiwaraye umuturage ashinzwe ku ubwo ngo umwana, kandi ubwo gasahajemo ibyo bibazo bitandukanye. ngo umwana niba yabuze minerivare ntunarebye ko bwatanari ahubwo ntubirebye. Ubwo kandi wareba umuganda ngo wasibye umuganda kuko buri nk'iwacu hariya mu Ngororero kenshi imibyizi dukora umuganda buri cyumweru hakakubitaho n'umunsi w'inama iba buri cyumweru nimugoroba, hakakurikiraho n'ibindi bita mugoroba ababyeyi. Ahubwo agakurikiraho nuko n'abantu bagira igihe cyo kujya gusabana n'Imana bitewe n'imyemerere y'umuntu, abisilamu, abadive n'abasenga ku cyumweru nabo bagira umunsi wo kujya gusa. Ukabibaza ese ahubwo abantu bo bakora ryari? Rimwe ari mu nama, ubundi yagiye mu muganda, byose ugasanga nabyo bibaye ikibazo. None wakwiteho abacuruzi bo banakoresha n'amafaranga, kuko nabyo ni ikibazo. Nahoze mbazwa n'umunyamakuru mugenzi wanjye Claudine ubwo twe duhambaza atari ko se ko njya mbona bafunga ni umuntu akodesha inzu y'ibihumbi 300 ku kwezi. Dufata imibazi ifatika, icyo gihe twe duhere Nyarugenge, anyeka niba umuntu akodesha inzu y'ibihumbi 300 ku munsi, ubwo inzu ikodeshwa ibihumbi 10. Iyo afunze akatwa yishyura inzu ibihumbi 10 ahombye, udashyizeho ko muri yanzu harimo ibiranguzwa bisora nabyo, basana n'ubundi umuntu arasora umusoro ugeze mu bihumbi n'ubundi bigeze muri 300 n'ubundi. Nubwo ni 20 by'ihomba atakaje, kandi harimo n'ibyangirika n'ibiri bwangirike biri butakaza igihe. Urabizi biriya bitu by'amalimentation bitakaza igihe, ibyo nabyo ugasana ibindi bihomba. Nyina amahirwe wenda nuko Ruda ari uburyoheyo ibyo bintu by'imisoro n'ibiki byose n'inama zidasobanutse, kuko yenda nabyo twarabyize tubisobanura neza. Nahoze mbimwibutsa mu ngingo naranabimweretse, arabibona neza. Mwibutsa ko inama n'ibiki byose bizaza bitangazwa ku maradiyo n'amatelefone n'ibiki byose, umuntu akabona gahunda ya leta mu buryo bwihuse. Ibyo yenda ntakari kanyuze. Ariko tukigaruka kuri bya bibazo bituma abantu bava mu cyaro, nanjye ndi mu bamwe mu bavuye mu cyaro za Ngororero. Nubwo bukene bukabije, ariko nundi wavuga ngo urahunze uvuye mu cyaro wagera i Kigali n'ubundi naho ugasanga hari bya bibazo. Naho nuzanga uri umukene uhagaze ara ku ndege baragupakira pandagani ngo urareba nk'igisambo. Ibyo n'ubundi ugasanga ni bya bibazo. Umukene bavuga ko ari igisambo, bavuga ko ruteza umutekano mukeya. Ibibazo nk'ibyo bizira babantu. Ese ntureba ntiduhagaze no Kimironko ku isoko, rebera modoka iri kuziga nara kuri station, reba bari abantu barimo kariya ko ari akarengane k'ibihekane. Dore shanore biriya bibaho. Nje bantu bajye babimbwira batakamba barira yo kwarika babimbwira, ariko ntarabibona neza. Ni kuriya biteza akavuye ko mbona biteza se n'akajagari kusumbya n'imiturire y'akajagari abantu bavugaga. Reba uriya mugore aguye hasi n'umwana afite imyenda. Ahubwo reba uriya wa gatatu baramufashe, ibintu reba bisandaye mu mujyi. Reba ahubwo imodoka irabikandagiye. Reba zino moto uri kubona ziparitse hano, izi moto uri kubona ni z'abantu baguze amafaranga rimwe bavanye mu rwego, kandi izo amafaranga
bwunguka. N'uyu muntu yabuze rimwe ari buburu bwishyu kandi moto yarafashwe rimwe ifatwa ngo aparitse nabi, hari imisoro myinshi bagira idasobanutse nabo bagwa muri maherere. Ibyo ni bya bibazo turi kureba bizatuma umuntu n'ubundi n'ubwageze i Kigali hatamubera heza. Yenda ikintu yenda turi gutegwa yenda nubwo ndi kujya mu nama nihuta, ariko ni bimwe mu bibazo n'ubundi bigomeje kugwirira muri uyu mujyi ubwo abantu baje bahunga icyaro n'ubundi umujyi n'ubundi nawo ntuboroheye. Ikintu yenda dushaka kubasaba cyangwa dushaka mu dutangariza kugira ngo wenda no mu nama nanjye mbitangarize ubundi busangeyo, nuko tumara amatsiko impungenge ibi bibazo, izi mpamvu zose zituma abantu bava mu cyaro zimaze kumvikana nini n'ubukene, ubujiji, ni inzangano, na amarozi, umuntu agaturanuka bamuroga akahimuka akajya ahandi. Ikintu leta ntibyemere ko uburozi bubaho, hanyuma ubwo bukene ntibwemerwe ko bubaho. Umuntu none mwebwe nk'abayobozi ba RUDA duhure hano Kimironko, tumara amatsiko, mutumara impungenge, mugira icyo nzatangariza abantu kuri izi mikoro ya RUDA uko ngenda yigenda ndanayira hano wantungura ninjoro ibihari mpita nkurikodinga nkahita tubyohereza ku bakunzi bacu kuri radio bagahita babikurikirana. None kandi no kuba barageze mu mujyi naho bakabonabonwa, byumvikane ngo ikiremwa muntu cyaragowe kirajuju, ave mu cyaro ahunga agere mu mujyi afunga. Ingorane kandi irimo inakomeye tunanongera kugaruka, n'umubyeyi uba mu cyaro uzi ngo umusore yageze i Kigali kandi yarafashwe arafungwa aranapfa, ntawigeze amutangaza umwana we yarapfuye. Ese Kigali ni nini cyane ku buryo umuntu ayipfiraho ntibimenyekane? Ibyo nabyo mugira ikintu muza kubikomozaho, kuko nabyo ntikibaho. Kuko niba bafunze abantu bangana kwa ntibarye, byanze kunze bamwe barapfa. Iyo bapfuye nta tangazo ribamo rijya gutangariza imiryango aba bantu ngo umusore kanaka twaramufashe tunamufunga agwa muri gereza zizinzara, none muzaze mutwara umurambo we. Bayobozi rero mugira icyo mutubwira. Nimba ari uko bimeze abantu baragowe, ahubwo ko nakita akarengane k'ibihekane koko ibyo byaba ari bibi cyane rwose. Aya makuru muhite muyatangaza haba kuri Twitter, abaruda n'abarudakazi bose n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, haba imbere mu gihugu haba mu mahanga babimenye, noneho kuri Facebook babimenye, birumvikana no kuri Google Plus, birumvikana no kuri WhatsApp, birumvikana isi yamaze kuba umudugudu, birumvikana mu minota mike aya makuru muyatangaze. Abanyamakuru ba RUDA muri abahanga. Noneho nimba hari abantu bafatwa muri ubwo buryo babajyana mu nzego ziperereza cyangwa mu bigo bishinzwe gufata no gufunga abantu, noneho abaturage babafunga muri ayo magereza yose bakaba bagwayo, abantu babishinzwe ntibatangarize rubanda, Repubulika y'u Rwanda, abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko hari abanyururu bagwa mu buroko, noneho bakaba babahamagara cyangwa bagafata imirambo yabo bakayibashira mu byaro muri izo ngo, noneho tukamenya ko kanaka na kanaka bapfuye, noneho ukamenya umwana wawe yarapfuye cyangwa umugabo wawe cyangwa umuturanyi wawe cyangwa umuvandimwe wawe yarapfuye, nabyo ubimenye. Ntukomeze gutegereza ko abantu bawe bagihari ko bagiye gukora imirimo yo mu mujyi cyangwa hirya no hino mu turere mu kazi kandi batagihari baripfiriye. Ibyo byaba ari amakosa akomeye cyane ari gukorerwa ikiremwa muntu, cyaba kihohoterwa birenze kwemera. Ibyo uburenganzira bwa muntu bwarahahonyorewe, uburenganzira bwa muntu bwarahohotewe, uburenganzira bwa muntu ntibwubahirizwe, uburenganzira bwa muntu ubwo ni ukuvuga abantu babafatiye amaboko inyuma, babafatira intwaro ku gakanu, birumvikana abantu barabonabona, abantu ntibafite n'umuntu barengera. Kweri nk'abo bana n'abasore pandagari itwara, ubu yageze yagapfa bamugarura mu muryango we, barawumenya se ko baba bamukuyeho n'irangamuntu bayibitse? Ubwo ko baba bafite n'umwirondoro we, kuki tutajya tubona bagarura abo iyo mirambo mu ngo zaho
kuri aderesi abo bantu baturutsemo. We mwe hirya no hino hari ibyo mujya mubona bagarura imirambo, cyangwa wasanga ndi wumva ngo yatwabwe mu mashyamba ngo utagira abanyirayo. Ukoze hasi unyibutsa ibintu byinshi. Uzi ko ari byo koko birashoboka. Ebo birashoboka ko abantu abo ubona hirya no hino bavuga bahora batangaza ko batoraguye imirambo hirya no hino mu midugudu itandukanye, ngo bapfuye, ngo ntibazi cyabishe, ngo mu migezi itandukanye, ngo mu bisemo hirya no hino, ngo abana batawe hirya no hino, abasanzwe ari bazima, abasanzwe bapfuye ntiwamenya. Usanga ushaka no gusanga wenda umwana bamutaye aho ngaho, babonye uruhinja rwapfuye, barunize se, barutaye mu kinogo muri wese se, wenda n'umubyeyi we bamwishe nawe bamutaye mu kindi kinogo mu misarani hirya no hino. Byashoboka. None bakavuga ngo abakobwa bakuyemo inda ngo bataye abana, kandi nyamara wenda ababyeyi babo bana barapfuye. Wasanga n'abo bana bamayibobo abariya bose ba marini, ukagira ngo ababyeyi babo baracyahari, kumba ababyeyi babo bapfuye kera, nabo n'abana ntibamenye irengero ry'ababyeyi babo. Ubundi se ko ibyo bintu bivuga neza nkaho ubizi kuturusha, kowe bagushimuse bajyaga baza bagasobanura umuryango ngo twashimuse umugabo wawe none arahanaha, wowe ubona iyo biza kuba ngombwa kugenda, ukeka byari kugenda gute? Hari wari kuzamenya irengero ryawe? Ukoze hasi nanone unyibutse ko haba amabuye hari wanteye. Uzi ko ari byo nanjye abanshimuse banjyanye muri ubwo buryo, koko ibyo uvuze nibyo bifite ishingiro kuri byose. Nahoraga mbabwira bafata umuceri, agafuka k'umuceri n'akawunga banjyanire abana. Urabona ko nubatse, mfite umugore n'abana 10, birumvikana abana banjye rero baraburaraga, barabwirirwaga, baritswaga n'inzara, narashimuswe, kandi nijye watungaga uwo muryango. Birumvikana nta yindi mirimo yabaga iri aho ku ruhande. None utekereza nimba nge byarambayeho ndi umuntu utakodesha, ntuye nk'agasozi, ntuye nk'uruhara ku mutwe w'umusaza, mfite urugo rwanjye, mfite inzu yanjye ntakodesha. Tekereza iyo batuza kuba twarakodeshaga, ntibari no kubanaga hanze n'ibintu byabo, wenda bakanabifatira kubera kubura nayo ubukode. Urumva icyo ni ikibazo. Nanjye nigereranyijeho koko nk'uko banshimuse iminsi 120 itandukanye, bakanshimutira ahantu hatandukanye, ibihe bitandukanye, inshuro 5 zitandukanye. Birumvikana ko hashobora kuba hari abandi banyarwanda bari mu kaga kano kanya aho tuvuganira hano. Birumvikana, kandi birumvikana ko koko hari abantu bishoboka ko bari aho babashimutira bashobora kuba barimo gupfa. Kuko nanjye habuze gato nshire mu mwuka, kuko bansanze namaze iminsi 7 ndi muri gereza, nta n'umuntu abansizemo ntibigeze baza kundeba. Muri Gikondo hariya Kicukiro, mu nzu z'abanyapolitike bari bamfungiyemo amapinga amaboko n'amaguru, noneho nicirwamo n'inzara. Baze barahansanga, bankuramo maze mu cyumweru, banjyana kwa Gasani Emmanuel, banshiraho amaserumu mu bitaro. Ubwo nabyita nk'ibitaro, ni mu biro bye, kuko nje nasanze umuganga, nagiye kugangahuka, mbona umuganga mpagaze hejuru, mubazize ngo ahanihe, ambwira ko ari mu bitaro. Mubaze ni byahehe, ambwira ko ari mu biro bya Gasani Emmanuel, umukuru wa polisi. Ubwo urumva, tekereza yo ntagangahuka nkahera nkapfa, bari kuzana kweri mu muryango wanjye. Kandi nari narabasabye ba umuryango wanjye ntacyo ari mu rugo, nari ngiye niyo gushaka amafaranga yo kugura akawunga n'ibirayi n'ibishyimbo, banshimutiriyo rwose. Ubwo urumva bishwe n'inzara, kuko mu rugo banjyanye nta kiriyo. Urumva nabasabaga babanzanirira akawunga cyangwa umuceri cyangwa ibindi byose, ko abana bamerewe nabi n'umugore ntacyo kurya kiriyo. Birumvikana. Urumva n'abandi nabo nuko bagowe.
ntabwo bigeze babizana barambwiraga ngo bazabibazana ngo bagiye kubibazanira ngo ntuze ngo beke nebeki kumbe nkagira ngo koko ni abantu barengera uburenganzira bwa muntu ko bari bubikore ko ari abantu ibyo bakora bambaye umwenda wa leta neza ibyo bakora bisobanutse ko bazajyanira abana banjye akawunga n'umuceri koko ko ari abanyampuhwe ko ari ababyeyi ko ari abantu ba leta ko natwe turi aba leta nubwo mfashwe ariko bari abana nabo ni aba leta ntabwo bagomba kuzira icyaha cy'umubyeyi we cyangwa ntibagomba kuzira icyo amakimbirane yabayeho ngo bazire ingorane kandi bari mu gihugu cyababyaye rero ukoze hasi unyibutsa icyo kintu gikomeye cyane iyo mpamvu irakomeye cyane uzi ko abanyarwanda benshi wa mugani bagwa muri gereza zitandukanye bakabatabiriyo bakabura bakazimangatana abantu babo bakagira ngo bagiye mu mahanga kumbe bapfiriye muri gereza bakagira ngo wenda bagiye Bugande cya Kongo cya Burundi cya Tanzania cyangwa n'ahandi bakagira ngo wenda barabataye ngo wenda ngo ni impamvu z'ubukene zatumye mugabo ahunga cyangwa umugore arahunga cyangwa abana baragera kumbe baba bashobora kuba barabafatiye iyo bagerayo bagapfa ntibashobore kugaruka umva icyo atari ikibazo gikomeye cyane ngira ngo icyo ni ikibazo gihangayikishije abanyarwanda si abanyarwanda gusa ko ni ikibazo kiri muri Afurika ndetse no ku isi kuko ntago ari ibishyashya hano muri Afurika ni ibintu bimenyerewe mu ntambara nyinshi zagiye zibaho guhera na kera abantu barajyanwaga bagategera ababyeyi bagategereza ngo abantu bazagaruka uwo muco rero warakomeje na n'uyu munsi aba bantu duturanye ari abagore duturanye bafite abagabo babo barafunze ariko iyo bakubwiye impamvu bafungiye usanga ari impamvu zidasobanutse aho usanga bafata umuntu kubera impamvu runaka bakamugerekaho bakamuca amafaranga runaka ngo niyo afungiye ariko atari cyo kintu azira ahubwo ari urwitwazo rwo kugira ngo wa muntu ahezwe muri gereza ngira ngo ndabona na mugenzi wanjye Pascal ndabona nawe ari kwihuta ashaka kugira ngo tugere muri ya nama reka nawe yenda kuri ibyo turi kujya tuvuga twaganiye byinshi tuvuga uburyo abantu baza mu mujyi hajya no mu mujyi naho akabonabona yenda nawe wasanga ari uwazi nawe ufite ako karengane aho kugira ngo uhe Pascal uwo mugenzi we niwe wihuta cyane murakoze cyane bakunzi bacu bakunzi ba Radio RUDA twongeye none kubasuhuza kuri uyu munsi wo ku cyumweru ni itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri 19 naho tuba twabakusanyirije inkuru zitandukanye hirya no hino cyane heshi cyane tuba twagiye tugera muri iki cyumweru kiba kirangiye ubu ngubu rero turi hano muri studio za Radio RUDA aho turi kuganira ku kibazo kijyanye n'ishimutwa ndetse n'ihohoterwa rigenda rikorerwa abanyarwanda hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo mu minsi ishize twakoze ubushakashatsi dusanga icyo kibazo cyugarije iki gihugu cy'u Rwanda aho abantu basigaye batwarwa mu buryo bunyuranije n'amategeko ndetse birenze uko twari dusanzwe tubimenyereye mu myaka yashize nkubitiye mu myaka yashize za 2009 iki kibazo niho cyatangiriye iki kibazo niho cyatangiriye hari abantu nabo bafunzwe muri ubwo buryo bunyuranije n'amategeko bafatwa mu buryo bunyuranije n'amategeko baraburirwa irengero ibyo rero uko nsanze mu biganiro kw'iki kiganiro ibyo ni ibintu bibaho cyane bigaragara cyane ibyo bibazo naho byarahagaragaye ko hari umugabo umwe wafashwe aburirwa irengero ntago bazi niba yarapfuye ntago bazi niba akiriho bagerageje no kuzenguruka mu magereza menshi cyane hano mu gihugu aho bakeka ko yabafungiye aburirwa irengero mu mwaka wa 2015 ko
rero mugenzi wacu kubera ari kwihuta agize ngo aracyari muri studio turi hano Kimironko aho turi ku ngende kugana mu nama nari nkwe na president wa RUDA nawe agenda akora aganiriza abaturage hanyuma turi gukomeza rero ngenda shaka kugira mu nama no president ikibazo nayo ifite cy'ubwemukira wamaze kucyumva n'impamvu abantu bari kugira mu mujyi ibibazo bikaba byinshi urumva ko iyo bageze ku bibazo abantu barimbika cyane ibyo ni bimwe byo kubura abantu babo ni byinshi cyane wabonye nawe wabugiye wibonera bari kuzana na mu magereza urabona nabura izira modoka ni bari bateruye byose byibonera ugenda hose rero ngende kwihuta rero ngewe reka ngusezereho. Murakoze cyane birumvikana noneho mbere yuko ugenda uburetse mbanze tukore wa murongo ugaragaza kuki abaturage bimuka bava mu mujyi mu byaro baza mu miji kuki ibyo bibakurura biri mu mujyi kuki bitubakwa mu cyaro tweka tuza abaruda twubake amashuri meza abanza n'ayisumbuye na za makuru na za kaminuza mu byaro none ababazaga kuyiga mu mujyi bigumire mu byaro iryo terambere ribagereho none uzi ahubaka kaminuza n'ibindi bikorwa remezo birahaza kaburimbo nziza tugiye kuziganisha mu byaro nta zindi zizongera kubakwa mu mujyi nyuma tubanze tuzishore mu byaro hose kuko zizadufasha ibihingwiye mu byaro hose bizajya binyura muri zo kaburimbo biza bisakara mu gihugu hose kandi ku muvuduko mwiza udateza impanuka ikindi kaburimbo nizituzikwirakwiza hose mu byaro tuhahite tuhashyira amasoko buri kaburimbo ahinyura hari amasoko noneho ya kijyambere ama supermarkets n'amasoko rusange kandi akwirakwizwe mu gihugu hose icyo kizatuma abimukira bavaga mu byaro baza mu mujyi ayo masoko babonamo imirimo batakirirwa bagaruka bazabona n'amasoko mu imirimo mu gukora muri iyo mihanda noneho bazaba batakize gukora mu mihanda yo mu mujyi hano Kigali birumvikana tuzahubaka amavuriro y'uburyo butandukanye amavuriro ya kijyambere avura indwara zose mu byaro noneho abantu bazabonamo imirimo abiyo mu byaro hose abazaga mu mujyi hano wa Kigali bazaba batakiza aho kugira ngo bafate ubazengurukana pandagari bajyane mu magereza babafunge barye ya misoro y'ababandi basoze noneho ugasanga abantu barinyuraguramo n'ubundi igihugu ntigitera imbere kuko ya misoro yakusanyizwe itunga abantu mu magereza kandi tukagira n'ibyago bagapfa bakagwayo kandi n'amatangazo ntatambuke ngo abantu bamenye abaturage babo baburiwe irengero aho baherereye kandi aho bazamenyera ko baguyeyo cyangwa bakabura burundu kizaba ari ikibazo mu myaka iza noneho tukubake amashanyarazi tuyakwirakwize mu byaro byose ahanyuze kaburimbo noneho amasoko n'amasoko yayo yose yubakwiyo nkuko nari mbisobanuye haruguru hariya ibitaro byose byubakwiyo mu byaro ibigo bishinzwe umutekano byose byubakwe iyo mu byaro hanyuma amazi meza ya robine azenguruke mu byaro hose noneho abaturage batavoma amayinite amazi agera ku ngunguri imwe ntabwo tuzajya tubasoresha ariko abavoma ingunguru ebyiri kuzamuka nibo bazajya basoreshwa ibyo birumvikana ku mashanyarazi abadacana inite esheshatu ntituzajya tubasoresha birumvikana babo bazajya bacana kugira ngo bagire imibereho myiza bitandukanye n'imibereho mibi icyo RUDA nikize kukosora RUDA n'uburyohe nikosora ize gukora umuti wakataraboneka umuti w'igihugu wakareka ibiyaga bigari wa Afrika n'isi yose bityo rero tuzazana ibikorwa byakataraboneka abantu bose babakene batize tugiye kubashira amashuri bige ahari gereza hose tuzikuremo noneho tuzisimbuze ayo mashuri agiye kwigisha abatazi gusoma no kwandika noneho ibyo bikorwa remezo tubiteze imbere biteze imbere nabyo abene gihugu batari bazi gusoma no kwandika tubigishe n'imyuga tuyagire n'amashuri y'imyuga bityo rero amagereza
imirimo yakoraga tugiye kuyihindukiza none abantu bazajya bajya ku kazi k'insimburagifungo bitewe n'igihano yakatiwe. Ibyo byumvikane. Naho ku bindi bikorwa byose bya remezo, aho polisi yafungiraga abantu nk'iriya gereza ya Fime ya Remera, yose tuzayishyiramo amashuri azigisha incuke n'abandi bana bose bariya bitwaga ba marini, bose tuhindure change the bad into good, duhindure icyari kibi tukigiremo icyiza, tukibyaza umusaruro. Iyi yari ifungirwamo abantu, tuyahindure amashuri yigisha abantu bose bakeneye ubumenyi, noneho n'abarimu bakorere muri ayo mazu, noneho tuhindure ibyari bigoye abanyarwanda tubihinduremo ibigori, tugaburira abashonje dutyo. Bityo rero ibishanga byose hose tugiye kubishyiramo imirima iyo mu byaro hose, twongerere ubuhinzi. Abaturage baburaga aho bahinga badafite amasambu mu byaro bahungaga baza mu mujyi, noneho tubagabize ibyo byaro tubibahe ayo masambu n'ibikorwa imirima ya leta yose, kugira ngo noneho bashobore kubakamo ibyo bikorwa remezo. Nuko tugiye kurwanya ubwimukira bwavaga mu byaro baza mu mujyi, nuko tugiye kubikemura. Abari mu mujyi bari baraje mbere bo bazisubizayo. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane n'uwo mwanzuro perezida wa RUDA mfashe wakataraboneka, abaruda nibyo twemeje mu nama rusange. Kubw'iyo mpamvu rero wa eshatu niho mwatubariza, ushizemo akadomo RUDA akadomo tike no ku nomero ya telefone agasaraba 250 7834 ufite ikibazo cyose n'icyifuzo mujye muhamagara perezida wa RUDA amasaha 28 iminsi 7 turabasubiza turabakira kandi murakaza neza. You are most welcome.